Hot News ukaba ariyo ukomeje kugenda utega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru agende akugeraho umunsi ku munsi. Twavuga ko ubujura bukomeje kugenda bufata indi ntera hano mu mujyi wa Kigali, aho ugenda usanga abantu benshi bagenda bataka mu bice bigiye bitandukanye, dore ko ubu ngubu hari icyo twakwita operasiyo y'aba bajura bahagurukiwe, haba mu nzego z'ubuyobozi nk'uko zigenda zibitangaza umunsi ku munsi. Abantu 800 bafatiwe mu bujura mu mezi abiri. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abantu 800 bakekwaho ibyaha by'ubujura mu mezi abiri ashize, barimo 10% by'abaherukaga kuva mu bigo bishinzwe kugorora umuco. Ubujura bwabanje kuvugwa cyane mu bice by'umujyi, ariko mu mezi make ashize abantu benshi mu nguni z'igihugu umva bataka ubujura. Umuvugizi wa polisi y'igihugu CIP John Kabera yabwiye RBA ko ubujura buri gukorwa n'abana bavuka ntibitabweho ngo bakurikiranwe bakaba ku mihanda, abata amashuri bakajya mu biyobyabwenge n'abandi, kandi ngo abenshi bafite imiryango bakomokaho. Yakomeje agira ati hari bamwe mu rubyiruko badashobora kugira icyo bakora, birirwa bahagaze atari uko babuze icyo bakora, kuko bashobora gukora imirimo y'amaboko. Abo barimo abatarigeze bagera mu ishuri, abarigezemo bakarita, n'abarangije kwiga bakajya mu mijyi. Izo soresore zirirwa zihagaze ku mihanda zireba abantu bagiye gukora ku mugoroba, zigashaka kubashikuza ibyabo. CP Kabera yavuze ko mu bamaze gutabwa muri yombi 19% ari abana bari munsi y'imyaka 18, abagera kuri 61% bari bafite hagati y'imyaka 19 na 30, naho 20% basigaye bafite hejuru y'imyaka 30. Uyu muvugizi wa polisi yakomeje agira ati ni insoresore bari ku myaka y'urubyiruko ndetse n'abari munsi y'imyaka 18. Ikindi kigaragara ni uko hari abantu bavuye mu bigo ngororamuco bitandukanye, haba Iwawa na Nyamagabe, mu mezi abiri ashize bagera ku bihumbi 4, aho usanga 10% bongeye bagafatirwa muri ibyo byaha byo kwiba, nubwo bari bavuye kugororwa no kugirwa inama, nubwo bari baragiye kwiga ibintu bitandukanye bishobora kubafasha mu buzima bwabo bwo gukora akazi ka buri munsi. CIP Kabera avuga ko abantu bari gufatwa harimo n'abavuye muri gereza banamaze igihe kirenga imyaka 2, bityo ngo hari abantu bakomeje kwinangira banze kugororoka. Polisi ivuga ko umuzi ukomoraho ubu bujura ari uburere budahagije abana bahabwa, amakimbirane no mu miryango n'ibindi. Ubujura bwahinduye isura. CIP Kabera yavuze ko mu bushakashatsi polisi yakoze ku baturage, ku bantu banditse ubutumwa bavuga ko hari ubujura bwakozwe, yasanze butagikorwa n'umuntu umwe, ahubwo ari amatsinda yitwaza ibikangisho birimo n'intwaro gakondo ngo bakange abo bagiye kwiba. Yakomeje agira ati
bitandukanye na mbere aho byagaragara ko byakorwaga n'umuntu umwe ku giti cye ugasanga ari marine yagushikuje, ariko ikigaragaza ni uko ubu izo soresore zibikora nk'agatsiko, ugasanga ni abantu 5 cyangwa 10, iyo ari insoresore 2 cyangwa 3 zambuwe telefoni cyangwa se wanagira ngo uziyake zikagukanga, usanga ari icyo kintu cyateye abantu ubwoba. Yanavuze ko ikibazo gihari ari uko usanga ari abantu baba bagendagenda ku buryo utamenya aho ubashakira. CIP Kabera yavuze ko kugira ngo ubujura bukomeze kuvugwa buhashywe burundu, byaba byiza hashyizweho irondo ry'umwuga mu bice byose by'igihugu. Polisi ivuga ko kamera zo ku muhanda zizwi nka CCTV kamera zashyizweho zikora neza ku buryo n'abafatwa benshi zibigiramo uruhare, ariko igasaba abaturage kujya batanga amakuru byihuse kugira ngo ababigerageje bafatwe vuba. Amategeko y'u Rwanda agena ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa 1 gusa muri ibyo bihano. Ingingo y'168 yo iteganya ko kwiba hakoreshejwe ikiboko cyangwa ibikangisho bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Twavuga ko ibi ngibi bigiye hanze nyuma yaho mu gihugu hari hakomeje kugenda hakwirakwira uruntu, dore ko ubujura bwari bumaze gufata indi ntera, dore ko mu minsi yashize nk'uko mwagiye munabikurikirana hano kuri Hot News, abajura benshi bagiye bafatwa bagatabwa muri yombi, dore ko harimo na bamwe bagerageje kuba bananiza inzego z'umutekano zikagenda zinabarasa. Dusoza amakuru yacu rero tukwibutse ko wowe wari uri kumwe na Hot News, icyo gusaba ni ukubana natwe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho mu buryo bukoroheye. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe na like kugira ngo amakuru yacu